twongeye kubashimira inshuti bavandimwe mwe mukomeza kudukurikirana kuri Imbuto TV1 ndetse na Munyamahoro TV. Muraba agaciro cyane mwe mukomeza kuduha ibitekerezo, mukomeza gukora subscribe, share and comment. Kuri uyu munsi wa none rero dufite umutumirwa Imbuto TV1 ndetse na Munyamahoro TV, aho tugiye kumubaza ibibazo bitandukanye, ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Araza kubidusubiza bikurikiranye nuko twabimubajije. Na mbere tutarakomeza arabanza twibwire kugira ngo abatamuzi bamumenye, n'abamuzi muri abo mumuboneraho. Turakuyegereje cyane. Murakoze cyane. Nanje nongeye kubakira abakunzi b'Imbuto TV1 na Munyamahoro TV and Radio. Tubasaba ko mwakomeza gukanda kuri subscribe abatarayikanda, kandi n'abamaze kwikanda Imana ibaha umugisha. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Cyongeyeho nanone bari bambwiye ngo nivuge, ariko abantu baranzi kuri Munyamahoro TV and Radio. Nitwa Munyamahoro Patrick, tuye Nairobi, ndi umupapa ndubatse. Ndatekereza ko ari ibyo ngibyo. Murakoze. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kukubaza ibibazo bitandukanye abantu bagenda bibaza bitandukanye. Turatangirira muri Bibiliya, ibintu by'iyobokamana. Turatangirira kuri Adamu na Eva, kubera ko ariho itangiriro, ni nka itangiriro ryatangiriye. Mu gihe cya Adamu na Eva, igihe bakoze icyaha, Imana igiye kubaha ibihano. Imana ntiyari izi ko cya cyaha bazagikora cyangwa yari ibizi? Urakoze cyane gutangirira mu itangiriro. Ubundi itangiriro ni fondasiyo ya Bibiliya. Itangiriro ry'ubuzima bw'umuntu kubaho, itangiriro ry'ubuzima bw'ibintu kubaho, itangiriro ry'isi. Imana yararemye, mu itangiriro niho ibintu byose bitangirira. Ubwo rero Imana iguha umugisha utangira ubaza ibibazo byo mu itangiriro, ari nawo muco wa Bibiliya, ni nayo fondasiyo ya Bibiliya, itangiriro. Icyaha Adamu na Eva bakoze urashaka kwivuga nk'ukizi. Imana ni Imana izi byose, niko iteye mu miterere yayo. Yari ibizi ko bazabikora, kubera ko izi byose kandi ishobora byose. Yashoboraga no kuvuga ngo ntibakabikora, ariko uburyo ki Imana yaremyemo umuntu, Imana yaremye uburyo bukomeye, nibwo buryo yaremyemo umuntu. Umuntu yaremwe mu buryo budasanzwe. Imana imuheza application cyangwa akantu k'amahitamo. N'ubu nyine Imana izi ibyo ndi buje gukora mu mwanya ukurikiyeho. Imana izi ko ngiye kugusubiza, ariko yampaye amahitamo kubera ubwenge. Icyo ntovuga Imana ntiyompatira kukivuga, icyo ntokora Imana ntiyompatira kugikora. Kubera rero ubwo budahangagwa Imana yaduhaye, Imana iravuga ngo bikore, ukabihitamo ukabikora cyangwa ukabyanga. Umuntu afite uburenganzira bwo kubikora cyangwa akabyanga. Ubwo rero Imana yari izi ko bazagikora, ariko nanone yabahaye amahitamo kugira ngo icyo cyaha nibatagikora bakomeze babeho ubuzima bw'iteka. Harimo n'ubwiru bukomeye bw'Imana bwo kugira ngo Yesu Kristo azaze. Ubwo bwiru bubiri bukomeye abantu bataza bashaka gusobanukirwa, kugira ngo Adamu na Eva bakora icyaha mu ngoji, Imana izi. Byabaye nka kwa kundi Yuda w'Isikariyoti yagambaniye Yesu yaraje gupfa. Kuko yari yaraje gupfa ngo amugambanire, baramwica, aricyo cyari cyaramuzanye. Urumva ko yari yaraje gupfa, ariko agira umuntu umugambanira.
barya 12 bose uwari kumugambanira wese nta kibazo kubera ko yari yaraje gupfa nicyo cyari cyaramuzanye. Ubwo rero intego nyamukuru kiriya cyaha baragikoze ariko cyari kirimo inzira y'Imana kuko Imana yagombaga gupfira umuntu. Ubwo rero amahitamo niyo bakoze. Murakoze. urakoze cyane udusubije neza. Hasigaye akantu kari gasigayeho gatoya nkeneye kumenya ni ukubera ko Imana yabahaye ririya tegeko, nimba ari itegeko nimba nugita gutyo, yabahaye ririya tegeko kandi neza izi ko bazorikora. N'ubu nyine dufite amategeko, hariho abayakora bakayubahiriza, hariho n'abatayakora. Dufite amategeko abiri. Imana igushize iguhaye ubwenge n'amahitamo, ndagaruka cyane ku mahitamo. Iguhaye n'ubudahangarwa bwo kuba Satani atoguhangara, n'Imana ntiyo guhangara ngo igukoreshe ku ngufu. Igushize imbere yawe akakubwira ngo ikintu ukagikora. Dufite amategeko abiri. Itegeko ry'urukundo, ukunda Imana n'ubwenge bwose, mbese wewe wese ugakunda Imana no gukunda abantu. Iryo tegeko rero riri imbere yawe, nushaka kuryubahiriza ni umugisha kuri wewe, nutaryubahiriza n'akazi kawe Imana ntacyo birebaho. Imana yo yakuzanyeho irakubwira ngo ibyiza ni ibi wobikora. Bamwe barabyemera kubikora, abandi ntibabyemera. So Imana tiyabishizeho ishaka ko abantu babikora, cyangwa se yabishizeho nk'umutego, kubera ko Imana yabahaye amahitamo. Imana yamuhaye amahirwe rero yo guhitamo icyo ashaka, kubera ubudahangarwa umuntu agira Imana ntiyo mwinjirira. Ubwo rero Imana ntiyakizanye izi ngo abantu bazabikora, cyangwa hariho ababikora hariho n'abatabikora. Ni amahitamo rero hose bipfiramo mahitamo. So iyo bahitamo neza baba bakiri mu ngobyi, ariko uko bahisemo niyo mpamvu bakoze icyaha. Ariko Imana ntiyabizanye ishaka ngo bagikore. Imana yabizanye ishaka ngo bubahirize ibo amahitamo yabahaye. Urakoze cyane kabisa, udusubije neza cyane. Hari umuntu duheruka kuganira ubushize, yari umuntu nyine ugenda ubwiriza ubuntu bw'Imana, ambwira hejuru y'isezerano rya kera. Noneho iwe arambwira ati isezerano rya kera tiyoryigisha, kandi n'umuvugabutumwa arambwira ngo tiyoryigisha ngo kubera ko muri Bibiliya handitse, nje simpazi sino wakubwiraga, ngo haranditse ngo isezerano rya kera ryarashaje, ngo kandi ngo icyashaje kiba kisa nk'icyashize. Wowe niki wovuga kuri ico kintu? Isezerano rya kera ryaba ryarashaje ku buryo abantu batoryigisha cyangwa? Urakoze cyane. Hari amagambo abiri uvuze ngo isezerano rya kera ryarashaje, ngo kandi ngo ikintu cyashaje ngo kiba gisa n'icyashize. Ndakubaza, umusaza uriho ahumeka ari umusaza n'umusaza washaje agapfa barasa? Tibasa kabisa. Tibasa. Iyo hariho isezerano risha, irya mbere riba rishaje kubera ko hariho isezerano risha. Ariko ndakubwira kuko nta sezerano risha rihari ritakomotse mu isezerano rya kera. Ikindi cyongeyeho, isezerano risha dufite, impamvu turyita risha nuko hari irindi rishaje rya kera nk'uko wari ubivuze. Iyo baryita rero isezerano rya kera, ntabwo bari bibagiwe kuryita isezerano ryashize. Uranyumva neza? N'abantu banyumva. Bibiliya ntizica ku ruhande ukuri, Bibiliya ntizica ku ruhande izina ry'ikintu, Bibiliya ntigira isoni zo kuvuga ikintu uko kiri. Ni isezerano rya kera, hakaba n'isezerano risha. Ariko nta sezerano rishaje rihari ngo habeho n'isezerano risha. Uranyumva? Hariho irya kera, kandi irya kera niryo ritwibutsa iry'ubu. Ndashaka kukubaza ikibazo n'ubundi ku rugero natanze rw'umusaza. Umusaza wa kera mu buzima busanzwe ntacyo atumariye.
mariya nubwo uyu musaza atoja guhinga, nubwo atobasha kuragira, nubwo atobasha kuja gupagasa ngo aje mu kazi, nubwo atobasha kuja muri ofisi, ariko iyo umubajije ikintu cya kera, uko bakoraga imico ya kera n'uko itorero ryari rimeze, abasaza b'abakristo barabizi byo hambere, yobikubwira. None se uwo musaza nta mumaro afite? arawufite ukomeye. Ndakubwira ko nta kiri mu isezerano rya kera kitagarutse mu isezerano risha. Isezerano risha ni amaraso ya Yesu, ntabwo ari inyuguti. Iyi Bibiliya yose ubona ni isezerano, ariko isezerano risha, kandi Bibiliya yuzuyemo amasezerano menshi. Hariho amasezerano ya Aburahamu, hariho amasezerano ya Dawudi, hariho amasezerano y'Abapalestine, hariho amasezerano ni menshi. Harimo amasezerano agera nko muri 5. Hariho n'isezerano rya Aburahamu. Mu ndimi z'amahanga bavuga Abraham Covenant, Abraham David Covenant, Palestinian Covenant. Ibyo byose ni amasezerano Davidic Covenant. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya huzuyemo amasezerano menshi, ariko isezerano risha dufite ni isezerano ry'amaraso ya Yesu yoza ibyaha byacu kugira ngo twere tube bazima, kugwaho icyaha cya Adamu wambazaga yakoreye mu ngobyi cyo kutumvira Imana. Iryo sezerano rero ni isezerano ry'amaraso ya Yesu. Bibiliya izivuga ngo iri ni ryo sezerano risha, mwibuke mukore ibi kugira ngo munyibuke, mwibuke isezerano ryanje, maraso yanje, mwibuke umubiri wanje. Iyo muteranye muza mwibuka ibi. Ni isezerano rero si inyuguti, isezerano ni amaraso. Niryo sezerano risha dufite ry'amaraso ya Yesu, si inyuguti rero. Si ukuva mu itangiriro cyangwa ngo kugarukiriza muri Matayo, si ukugarukiriza mu bitabo by'abahanuzi, si ibintu by'abahanuzi gusa. Isezerano risha dufite ni Yesu. Yesu niwe twasezeranijwe, n'ubu ngubu dufite isezerano ko azagaruka kudutwara. Naho ibindi baje kwita amasezerano ngo ni inyuguti, Bibiliya yuzuyemo amasezerano menshi. So isezerano rya kera rirahari, riratwibutsa ibyo sogokuruza Aburahamu yasezeranye n'Imana, uko twari tubayeho igihe cy'ubuntu kitaragera, igihe cy'ubuntu bwa Kristo cy'isezerano risha iki turimo kigeze. Yesu yari yarahanuwe araboneka, ngo mare kuboneka tuba twakiriye isezerano risha. Ngo tumare kwakira isezerano risha, irya kera risigara ritwibutsa ibyo twakoraga mbere, uko byagendaga mbere. Hari byinshi byagarutsemo no mu isezerano risha. Ni isezerano rivuguruye, cyangwa se novuga ngo isezerano rya kera byari ibintu dusezerano, ariko ubu nyine mu isezerano dufite ni ibintu twasezeranwaga dufite. Ni nguko no kubwira ngo nzaguha inka, cyangwa tuvuge nguko nkakubwira ngo nzaguha ikiganiro kuri chano yawe, ariko uyu mwanya noneho twicaye mu kiganiro. Uyu mwanya twicaye mu kiganiro, noneho ni isezerano naraguhaye, ubu nyine noneho ndaryujuje. Ubu nyine rero turi mu isezerano ryacu, kandi nirisha. Irya kera ryo gupanga ryashize, ariko riratwibutsa impamvu twageze kuri iri. Murakoze cyane. Uradusobanuriye kabisa. Nizere ko abantu bazayibaza ibyo bibazo nabajije basobanukiwe. Turatakomeje no kubaza ibibazo byacu, ibindi bibazo nyine abantu bagenda bibaza. Ikibazo ngezeho ni ikibazo igihe Yesu ari ku musaraba, ngire ngo yacikanye umunsi wa kangahe? Yazutse ku munsi wa gatatu. Yazutse ku munsi wa gatatu. Umunsi ubwo twobara wamenya igihe yacikanye. Ni ukuvuga ngo baramuhambye azuka ku munsi wa gatatu, kandi uwo munsi wa gatatu hari ku cyumweru, ku wa mbere w'iminsi 7. Ni ukuvuga rero ku wa mbere, tuvuge nko ku wa gatanu nibwo yahambwe. Igihe yari ari ku musaraba habaye ubwira kabiri. Ubwira kabiri bwari busobanuye iki? Ubwira kabiri bwari busobanuye ibintu byinshi. Yesu ari ku musaraba, habaye ibimenyetso, habaye ibintu byinshi. Si ubwira kabiri gusa, habaye umutingito, habaye ubwira kabiri,
induru zaravuze. Ubwira kabiri Yesu igihe yari ari ku musaraba bwari busobanuye ibintu byinshi, ariko ndavuga bike. Ijambo rya mbere, umwana w'umuziranenge yari ari ku musaraba. Ijambo rya mbere hari umubabaro. Umubabaro zatumye ubwira kabiri n'isi ihinda umushitsi, kuko isezerano ryuzuye. Ijambo rya kabiri byatumye ubwo bwira kabiri buba byari isezerano byagagombye kubaho, byari byaravuzwe, kuko Yesu igihe azoba ari ku musaraba hazaba ubwira kabiri. Ubwira kabiri ni umwijima, mbese ni igihe amanywa yarategerejwe, ndatekereza ko ari uko, ariko ntaboneke, kandi ntihabe ijoro ntihabe n'amanywa. Ubwo bwira kabiri rero bwari umwijima uva, yani icyaha cyose gikorerwa mu mwijima. Habaye umwijima kubera ko Yesu yikoreye ibyaha by'abantu, haba umwijima, ariko haba n'umutingito, ariko warumbaje hejuru y'ubwira kabiri. Ubwira kabiri ni ibintu byinshi bisobanurwa, ariko icya mbere ubwira kabiri n'umwijima uba kubera Yesu yari yikoreye icyaha cya muntu, kandi habaho umwijima bitewe n'icyaha kugira ngo cozwe kive mu buzima bwa muntu. None se igihe Yesu yatse Satani urufunguzo, icyo gihe hari ryari? Yesu ntabwo yatse Satani urufunguzo. Yesu baramuhambye ngo agere kuzimu, afata urufunguzo rwa rupfu na kuzimu. Urupfu ararufata. Ntabwo Yesu yigeze ajyadiriyana na Satani ngo amunyage urufunguzo ngo zana, undi ngo yasinzana. Urufunguzo bavuga yari afunguye, kuko abazopfa bose bazazuka, n'abapfuye bose bizeye bazazuka. Ubwo rufunguzo rwari urwo gufungura hariya hantu yari ari kugira ngo azamuka azuke. Ubwo rero warumbajije ngo ese ngo ubwo rufunguzo ngo rwari rumaze iki? Narize icyo gihe hari ryari, igihe Yesu aja ikuzimu, aja kwa Satani urufunguzo? Ni igihe yari ari kuzimu bamuhanze. Ni igihe yari ahambwe. Ni igihe bari bamuhanze ari kuzimu, ntiyafashe isafari ngo agende, ahubwo ni igihe yari ahambwe. Byasobanuraga ko atsinze. Iriya ni intsinzi. Urufunguzo ubundi iyo ufite urufunguzo rw'ahantu uba uhafite, afite ubutware ni kuzimu. Ndizera nje ndasobanukirwa, kuko abazo nakaza nkibaza cyane, n'abazakibaza uko baragasobanukirwa. Ahasigaye tugiye kubaza hejuru y'abahanuzi ba muri Bibiliya. Muri Bibiliya hari abahanuzi, nza numva ngo hari abahanuzi bakuru n'abatoya. Ni irihe tandukaniro ry'abakuru n'abatoya, kandi tuzi ko bose bahanura ibintu bikaba? Ni gute babatandukanya bavuga ngo uyu ni mukuru uyu ni mutoya, kandi bose bahanura ibintu bikaba? Bibiliya ifite abahanuzi bane bakuru, ndetse n'amaganya ya Yeremiya ni igitabo cy'abahanuzi kandi gikuru. N'abahanuzi ibitabo nka 12, 11 gutya by'abahanuzi bato. Ariko ikibazo icyo byasobanuraga ni abahanuzi bakuru ni abakoze umurimo munini, ni abanditse byinshi muri Bibiliya. Volume no byita gute mu Kinyamurenge cyangwa se mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda? Volume nini, size. Nubona abakoze byinshi, ni abanditse ibitabo binini. Nka Yesaya ni umuhanuzi mukuru, Yeremiya ni umuhanuzi mukuru, Ezekiyeli, Daniyeli, abo ni abahanuzi bakuru bitewe na Yeremiya, bitewe n'ibyo bakoze, ibyo size volume y'ibintu banditse. Hanyuma bato nabo
banditse inzandiko ntoya, ariko hakabamo n'akandi kantu kihishamo, ni ibitekerezo bikuru. Hariho nk'uwo usanga afite nk'amashapitiri 10, undi afite nka 12, ariko bakavuga ngo uyu nguyu ngo yanditse ngo ni umuhanuzi mukuru, ariko ugasanga hari umurushije nk'ishapitiri imwe, ariko ibitekerezo bikuru, mbese context, ibintu bavuzeho bikuru, nibyo bavuga ngo uyu ni umuhanuzi mukuru, ngo uyu ni mutoya. Ariko cyane cyane icyo igikunda kuvugwa ni uko abahanuzi bakuru banditse ibintu byinshi, abahanuzi bato banditse ibintu bike. Nuko urumva iryo ni ryo tandukaniro, abanditse byinshi n'abanditse bike. abanditse byinshi ni bakuru, abanditse bike ni bato. nibo bato. Ahasigaye rero tugenda tugera nko ku musozo, bishaka bifite isomo. Umukristo wakuze arakora, nicyo biba bishaka kubwira abantu. Nta nyungu irimo mu bakristo no mu itorero kuvuga ngo aba bahanuzi ni bakuru, ngo aba bandi ni bato, kandi bamara akabwira ngo abakuru ngo nabanditse byinshi, ngo kandi aba bato ngo nabanditse bike. Ni ukuvuga ngo umukristo aho ari arakora, kandi ntakora imirimo mike, akora imirimo myinshi, akorera Imana, akorera Data. Ntakora nk'umukozi, akorera se. Ntakorera ibihembo, akorera ise. So abakristo batoya ntacyo baza bakora mu itorero, abakorari batoya ntacyo baza bakora muri korari, abakorari bakuru bagira indirimbo bahimba, bagira indirimbo bigisha, bahora mu marepetisiyo. Abatoya ntibaza bakora ibyo byose. Abakristo bato ntibaza bakora ibintu byinshi, ariko abakristo bakuru baza bakora ibintu byinshi mu itorero. Nicyo kintu bashakaga kwigisha abantu bari mu isi. Baravuga ngo abakristo bakishijwe kandi bakuze, ngo bakora ibintu byinshi. Ariko umukristo wakishijwe ariko ntiyakura, ntiyarya ijambo ry'Imana kugira ngo akure, taza amenya byinshi byo gukora. So niryo somo ribamo. Rero ku bintu bijanye n'abanyamuntu, abanyamuntu bavuga ko twababariwe. Okay, dutangiriye ku izina ubuntu. Ubuntu si ikintu umuntu wese yakwigisha umuntu, ariko ni ukubera iki abandi bakristo batemera ibiri mu buntu? Ijambo ubuntu ni ijambo ryiza, twese wenda ntawo kwanga ijambo ubuntu, ariko niki kiba kirimo ku buryo mwe muryanga? Sinzi abaryanga muvuga bo, jewe simba mu bantu barwanya ubuntu. Nakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo hataje kuba ubuntu, nari ntegerejwe kuzambikwa ikamba ry'amahwa, nari ntegereje kuzaja ku musaraba ngategwa icumu mu rubavu n'imisumari mu biganza, kabambwa. Ariko kubera ko Yesu yabinkoreye ku buntu, ntacyo bizampungabanyaho. So ubuntu ntawo burwanya, ubuntu. Ubuntu ni imbabazi, ni neza. Imana yatugiriye ineza, itugirira imbabazi, ngo bivange byama bibyara ubuntu, havamo kwitangira umuntu. Ubwo rero ubuntu ntawo burwanya, ahubwo icyo turwanya ni inyigisho zitwa ngo ni inyigisho z'ubuntu, kandi atari zo. Ni abantu bakavangira ubuntu kandi ibyo bigisha atari byo. Pawulo yaranditse ngo ese dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busabe, bube bwinshi busage? Aravuga ngo ntibikabeho. Kandi Pawulo niwe wavuze hejuru y'ubuntu cyane kurusha izindi ntumwa. Aravuga ngo ese dukomeze dukora ibyaha kugira abanyabuntu bamwe, uretse n'iryo zina ko atari ukuri, umunyabuntu ni Kristo. Umunyabuntu ni Kristo niwe wabukoze. Umunyabuntu si umuntu usishe, ni Kristo niwe watanze ubuntu, niwe wari ubufite, niwe munyabuntu, niwe nyiri ubuntu. Nanje nduwagiriwe ubuntu, twebwe turabagiriwe ubuntu, ariko ntituri abanyabuntu. N'abariya biyita abanyabuntu ni ikinyoma. Umunyabuntu ni Kristo, niwe watugiriye ubuntu, niwe ubufite, niwe nyiri ubuntu, niwe munyabuntu. Rero wo kwita umunyamafaranga ntabifite? None se
wogirirwa imbabazi ugahabwa ifaranga, ujya waziguhaye si wowe nyiri amafaranga, niwe nyiri amafaranga. si we wakugiriye ubuntu akaguheza ifaranga. Rero Kristo yatugiriye ubuntu aduheza ubuntu kuko yari abufite, natwe ubwo dufite twabukuye muri Kristo. Hanyuma ubuntu ni ukuri. Yesu yaje gukuraho icyaha cya Adamu kijya twavugaga. Nayo mpamvu navuga ngo kiriya gitabo cy'itangiriro ni base y'ibintu byose. Ta mukristo wovuga ngo kireke kugaruka muri we, ta n'amagambo wovuga ngo ureke kugaruka mu itangiriro, kuko niho gavyatangirira. Bivuze ko bisobanuye ko Kristo yaje gukuraho icyaha cy'inkomoko cyabereye mu ngobyi ya Edeni. Uranyumva? Kubera ko kikiba icyaha cyarorosowe kiraboneka, ngo kimare kuboneka abantu batangira kuza batamba ibitambo kugira ngo bihishwe. None wewe kuvuvutse wari wabona umuntu wa utamba ibitambo? Impamvu utamubona nuko igitambo cyakuweho, kandi habonetse igitambo cyarimwe cyatambiwe umuntu wari we wese. Hanyuma haboneka umutamzi umwe. Hari abatamzi wari wabona? Icyo cyaha cyavuyeho. Impamvu abantu batabikora n'abapagani batabikora nuko Yesu yagikuyeho. Ariko kubera iki biba? Tuzi ko kera babikoraga, batambaga ibitambo bakazana ibitambo kugira ngo baba bari guzaha. Ariko kwiba kuriho, sibyo? Iyo Yesu aza hejuru y'impamvu zo kwiba kuba kwaravuyeho. Iyo aza hejuru yo kugwana kuba kwaravuyeho. Iyo aza hejuru ngo abantu ntibakaza batongana, ntibakaza bagirana ibibazo, ibyo biba byaravuyeho. Ariko icyamuzanye nicyo yakuyeho. Yazanwe n'icyaha cy'inkomoko. Kuranyumva? Icyaha cy'inkomoko nicyo cyazanye Yesu Kristo cyo gukuraho ibitambo kugira ngo abe igitambo kizima kandi abe umutanzi. None byarabaye. Ubwo rero abanyabuntu ntibabesha, ubuntu burahari, ubuntu ni Kristo, natwe turabagiriye ubuntu. Hanyuma icyaha cyavuweho nicyo, ni nacyo kidakorwa. Habe n'abapagani unyine batanga ibitambo kugira ngo babarirwe. Ariko uwibye yakoze icyaha. Ibyo ngibyo ntibihuye no kuvuga ngo ni wiba ngo icyo cyara. Yesu ntiyagiye ku musaraba hejuru y'ubwibzi. Kwiba n'icyaha. Ubu nyine ugiye gutamba ibitambo nacyo cyo bicyaha, kubera ko Yesu yabikuyeho. Ariko impamvu yabikuyeho, Imana niyo muyobozi w'imitima yacu. Yakuyeho icyo cyaha igishogora mu mitima y'abantu tikikibamo. Tibiri mu mutima w'abantu kugira ngo umuntu aje gutamba. N'ababitamba ni ubujiji. Nimba hariho abantu babitamba mu isi, ni ubujiji. Rero hari umuntu duheruka kuganira ubushize, avuga ku cacumi. Amutegera nyine jewe nzi ibintu bikeya bijanye na Bibiliya, ariko naramutegereye mbona nyine ndavuga ngo naje nzogenda mbaza iruhande n'iruhande. Avuga ku cacumi. Icacumi mu banyamuntu ntibazagitanga, ngo nacyo kiri mu by'Imana yakuyeho. Icyo kintu nicyo kivugaho. Ibyo aba ari byose. Okay, ibi nibyo nakubwiraga isezerano risha yagiye rigaruka. Icacumi bwa mbere cyatanzwe ari ishimwe, nticyari icacumi, tijyari itegeko ngo nimuzane icacumi, ryari ishimwe. Umwami Melekisedeki niwe wagihawe kubera ibyo yari yakoze. Hanyuma bamuha icacumi cy'iminyago. Ni ukuvuga ngo jewe nanyazwe, nguhe urugero kugira ngo wumve. Inka zanje 100 zanyazwe. Pamagaye umusaza mukuru afande makanika, inka zanje zanyazwe ziraha. None ga wowe ufite ubushobozi, ufite n'intwaro, nyabuna genda witange abo bamayimayi. Bakaja kwitanga abamayimayi, bamara bakasanga bafite n'izabo, bakanyaga za zindi zanje 100, bakazana n'indi 100 ryabo, bakabingarurira zose. Gabagiye kuzana inka zanje muri za nka z'iminyago zijya bazanye, niho bakuye icacumi barakimuha nk'ishimwe. Ubwa kabiri icacumi cyatanzwe
mu nzu ya Lewi. Kuko abagiraga nicyo cyari kibatunze, bahoraga mu itorero, bahoraga ari abatambyi batamba bya bitambo twavuze. Kuko ibyaha byari byinshi, abantu baza gutamba ari benshi, batoranya umuryango umwe mu miryango 12, barabibwira ngo uyu muryango muzoza muzanira icya 10 kubera ko mwe mwahinze, nabo kubera ko babatambira ibitambo muza muzana icya 10. Ubwo ni ubwa kabiri icya 10 cyatanzwe. Yesu ngwaze aravuga ngo no, ibyo mubikore, icyo cya 10 mugitange. Kuranyumva? Ngo nizo bindi mutabiretse. Zavugaga iki? Icya 10 wogitanga, cyangwa ntugitange, cyangwa se ukakikora uko ushaka, ariko icya 10 kugitanga si icyaha. Ariko umutima wo gutanga ushingiye ku bintu bitatu. Aho ngaho urumvamo n'icya 10. Utanga icyo ufite, ugatanga ku bushake udasukuma, batakwingingira gutanga. Hanyuma ugatanga umutima icyo wakwemeje. Dufite Imana mu mutima. Imana ishobora kukubwira ngo uzotanga icya 10 niwe mugisha wawe, undi akazatanga icya ishimwe, bitewe n'uko umutima bavuganye n'umutima wiwe. Ariko tiwirengagize gwa rubanza ucigwa n'umutima wawe uvuga ngo tanga icya 10, ukanga ugatanga ishimwe. Hariho umuntu umutima wawe ubwira ngo tanga icya 10, kubera ko dutanga bitewe n'umutima ukunze, umutima icyo wakubwiye n'ubushobozi bwawe. N'icyo ufite, icyo ufite utanga umutima ukunze, utange udasukumwa, utange iri jambo bila kusurutishwa. Utowe bila kusurutishwa, utowe kwa kupenda kwako, utange ukunze, utange icyo umutima wakwemeje, numara utange icyo ufite apana ideni. Hanyuma icyaha cyabaye mu itorero rya mbere, cyabayeho cyambere, ni icyaha cy'umuntu watanze ngo aje guhigura arabesha. Icyo nicyo cyaha cya mbere cyabaye hejuru yo gutanga. Ndetse no mu itorero ryose intumwa nicyo cyaha babonye ngo habaye icyaha, ni ugutanga. Bagatanga umurima, bamara bakagenda bakawugurisha, bakazana ibice, bahise bapfa. Bishatse gusobanura iki? Tanga icya 10, si icyaha kugitanga, ni byiza kugitanga. Nimba umutima wawe ukwemeza kugitanga, genda ugitanga. Ariko umutima wawe nimba uzumva nta rubanza ugucira, uracyari uwo nyine, umutima wawe ntuzi kugucira urubanza. Ariko ni cyiza kugitanga. N'abazabwe bagitanga ni abantu ba mbere, ni abakristo beza cyane. Icyakunaniye tukabwira undi ngo si cyiza, ikikunaniye wewe undi nubona aragikoze, uzuvuga ati mu by'ukuri uyu muntu akoze neza. So icya 10 ni byiza kugitanga, nta kibazo. Umutima wawe nukikwemeza ugitange. Uwo mugabo rero ikintu yico ngo yanenze mu bintu by'icya 10, ngo nuko ngo ikintu cya mbere batanze nk'icya 10, ngo bari bakinyaze, ngo nico cyonyine ngo nawe cyamuteye kutacizera, kutakivuga. Kuvuga ngo nico cyatumye avuga ngo cyakuweho naco, kubera ko caje ari iminyago banyaza abantu baza gutanga icya 10. Nico ngicyo yashingiye kugira ngo abwire ngo icya 10 yaravuze ngo azigisha n'ahandi hose, ngo ntago ashobora kubwira umuntu ngo icya 10 ngo kiremewe. Ni ukuvuga ngo icya 10 we mu mutwe wiwe utaranagitanga, bayavuka kandi ni umusaza mukuru, ataratanga icya 10 kubera ngo icya mbere cyatanzwe cyari umunyago. Nuko rero baradusobanuriye rero abantu bazagomeza genda bayobwa n'ibindi nyine bigenda bitandukana, barabe bumva bige nyine ibiri byo kugira ngo dukomeze. Icyo nokubwira cyo jewe ngendera kuri Bibiliya, nsoma Bibiliya, sinogendera kuri uwo musaza. Kandi
hari ijambo nasomye ariko si uwo musaza mvuga. Baravuze iryo jambo, icyo gitabo cyaravuze ngo n'abasaza b'ababandi ngo iyo bashaje bavugaga hejuru yo kutizera umuntu. Aravuga ati umuntu azavuka ari umubandi agakura ntiyihane, agakura agasaza ari umubandi. Atari ko abantu benshi bizera abasaza, urumva? Ariko baravuga ngo n'abasaza b'ababandi, umuntu wari umwibyi iyo ashaje azava mu musaza tiyoguma ari umusore, umurozi, umurozi azaroga akiri umukobwa cyangwa akiri umuhungu, akarinda aba umukecuru akiroga. Iyo atihana azoba umusaza w'umurozi, azoba umusaza w'umwibyi, azoba umusaza w'umubandi. Ni ukuvuga ngo wizera umuntu bitewe n'amateka n'ubuzima n'ibyo akora, imbuto yera, ariko ntitukizera imvi. Kandi simpaye mfobya abasaza, ariko abasaza bose 100% si uko ari imfura. Ariko uwo nguwo si we mvuze, ariko mvuze abasaza muri general, en general. Ntabwo abasaza, umuntu wakuze ari umubandi tave mu bubandi tiyoguma kuba umusore, azosaza ari umubandi, azoza agenda ari umubandi, azoza agira gutya yibe kandi ari umusaza, ni umubandi w'umusaza. Ubwo rero abantu boza kuvuga ngo natatse ababyeyi, ngo ibyo ngibyo barabizi, hari abafite ababyeyi bameze gutyo. Urakoze cyane. Ikiganiro cyacu ngira ngo twakirangiriza aha ngaha. Turagushimiye cyane ko wabanye natwe. Abantu badukurikiranye rero, muze kwandika muri comment ibibazo byose muza gukenera, tuzongera tumugarure bikurikiranye na comment zanyu. Ibibazo muzogenda mubaza, muzamaze ibibazo, abari tayari gusubiza, abari tayari gukora ikiganiro abwiriza ubutumwa bwiza. Igihe cyose mwa commentinga nyine mubaza ibibazo, twamugarura mukabasha kubona. Murakoze cyane, tubonane ubutaha.